Hello, abagaciro team. Reka mbasuhuze nizere ko mumeze neza. Ndabasuhuje namwe abashya kuri rubuga kandi abakiriye. Hano tuganira ku byerekeye kumenya gukoresha imitekerereze yacu neza maze tukagera ku buzima bwiza twifuza. Kandi dukwiriye kuko twabiharaniye. Turi abantu bikunda kandi duhananira umunezero wacu mbere na mbere. Ibintu byo kubabara oya turabirwanya. Turabirwanya. Reka rero tunabiganire. Abagaciro buryo iyo uri umuntu wizirika ku muntu ukwereka ko atagukunda, byanze bikunze bikuviramo kubabara. Iryo ni ihame ry'ubuzima. Iyo uri umuntu uzi agaciro k'ubuzima bwawe, hari ibintu udakora, ntabwo wiruka ku rukundo. Ikintu cya mbere ugomba kwiyumvisha ni uko udashobora guhabwa urukundo n'umuntu utagukunda. Ntibishoboka uko wabigenza kose, uko wakora kose, iyo wamanura ijuru ntibishoboka. Iyo nshakira urukundo ku muntu utankunda cyangwa se unanyihunza, mbashakira urukundo aho rutari. Byerekana ko nta rukundo ubwanjye nigirira. Abantu batikunda niyo biruka kuba ku bantu ngo bakunde. Nta mubano mwiza ufitanye nawe ubwawe. Yo ubona ukenera nyine urukundo ukwiruka ku muntu kandi uwo muntu akwereka ko atagukunda. Iga kwikunda mu buzima bwawe. Uko tugenda dushakisha gukundwa n'abantu batadukunda, niko turushaho kubabara. Niko bimera. Iyo uri umuntu wiruka ku muntu ngo agukunde, ubishakisha urababara cyane. Hari abantu benshi bahora bababaye kandi bazahora bababaye nibadahinduka ubuzima bwabo bwose, kubera ko batigirira icyizere. Ntabwo bikunda. Iyo urebye ibintu babamo, ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho ni uko wiyumva wowe. Ni ikintu nkunda kubabwira, uko wiyumva wowe nibyo bibanziriza ubuzima bwawe. Cyo kibanza imbere hawe, muri wowe umerewe gute. Ni ngombwa kwita kuko twiyumva burya mbere na mbere, tukita ku marangamutima yacu, maze tukareka ibyo guhora twiruka ku bandi. Abandi bantu ngo baribo badukunda kandi twebwe tutikunda. Undi muntu yagukunda gute wowe utikunda? Ubwo se uragira ngo undi muntu agukunde wowe ntiwikunda, waragukunda gute? Banza wikunde, numara kwikunda uzabibona azagukunda. Umuntu burya yakwanga ukabona umwirukaho ugakomeza, aba nawe yabonye ko utikunda. Iyo wikunda se wakwiruka ku muntu gute kandi wowe wikunda? Urwo rukundo rwiha. Icyo ni ikintu umuntu w'agaciro agomba kwiga. Burya urukundo rurasangirwa, urarutanga nawe ukaruhabwa. Niko bigenda kandi rutangirira muri wowe mbere na mbere. Icyo gihe niho bigenda neza. Urabanza ukikunda, hanyuma ugatanga urukundo, icyo gihe urutanga neza, hanyuma ukarusubizwa. Niko bigomba kugenda. Igihe cyose ubaho wiruka ku bantu ngo bagukunde, menya ko biterwa n'uko wowe ubwawe utikunda bihagije. Nta cyizere wifitiye. Niko bimeze. Ugomba kwisobanukirwa. Ugasobanukirwa n'ibintu maze ukiga kwigirira icyizere. Noneho ugashakira urukundo muri wowe mbere na mbere. Ukarushakira muri wowe. None se n'uru urukundo rugomba kubanziriza muri wowe. Urushakira iwawe muri wowe. Noneho ukareka abantu bahuje nawe bakagusanga. Ukareka abantu bashoboye kuguha urukundo rwiza. Abantu bashobora kugukunda neza, akaba ari bo baza mu buzima bwawe, akaba ari nabo baguma mu buzima bwawe. Icyo ni ikintu ugomba kumva. Umuntu ashaka kuguha urukundo ntacyo agomba kumara mu buzima bwawe. None se umuntu yaba ari mu buzima bwawe ataguha urukundo, aguha urwango, aguha ikibi, ukumva ubuzima bwawe uri kubucunga neza? Oya. Kwikunda kwawe niryo shingiro ryo kugirana nawe umubano mwiza. Urumva? Umubano mwiza nawe. Urumva? Uriho wikunda, ugirana umubano mwiza nawe. Noneho kwa kwikunda kwawe nako bikakubera ishingiro ryo kugirana umubano mwiza n'undi muntu. Urumva? Niho bihera kuri wowe bikabona kujya ku wundi muntu.
niko bigenda. None ndahinduka nkamera neza, noneho ngakurura abeza. Niko bimeze burya. Iyo wiruka ku bantu n'abantu babona ko ufite ikibazo, iyo ufite za mbaraga zivuga ngo ndi uyu ankunde, uyu nkunde, ndakomeza mukunde, nuba ndakumyanga ndakomeza mukunde, wivuga ngo uri kwihangana, aho kumutera umujinya agakomeza akakwanga. Niko bigenda burya mu buzima. Iyo bitagenda neza ugomba kwigarukira ugafata inshingano zawe utitaye ku byo abandi bazavuga. Umugabo wanjye angirira nabi, yaranzahaje, ni umugome, ni ukuri kumureba inamurera. Mbaho nihangana, ariko rwose agahinda kagiye kunyica, amarira akagushiramo muri gutanga ubuhamya gutyo. Umugabo wawe yakuzambije, yarakuzaje, agahinda karakwishe, uramaze imyaka uri muri ubwo buzima. Okay, turabyumva, nibyo araguhemukira. Impore birababaje cyane, ariko se bizageza ryari? Bizageza ryari? Uzakenera igihe kingana iki kugira ngo wumve ko wowe ubwawe ugomba gufata inshingano zawe ukiyitaho, ukita kuri wowe w'imbere, ukirinda aho kugira ngo ubeho wiyoberanya wereka abantu ko byose bimeze neza. Ukina benshi ubayeho wemera ukina filime, mwereka abantu bose ko byose bimeze neza, ko mushashagirana mu rukundo, kandi ko ari we wa mbere. Kandi warashize imbere muri wowe, warashize agahinda karakwishe, ariko hanze werekana ko filime niwe wa mbere ukina filime z'urukundo. Kandi inkuta z'inzu mubamo ziza umutwe wawe kuva kuri A kugera kuri Z. Inkuta buri munsi umutwe wawe niho mugenzi wawe kubita, ariko ni wowe urenga ukajya gukina filime y'urukundo rutagereranywa. Noneho aho musengera baba bati bari abantu ko bakundana cyane, bazaza kuduha ubuhamya bakigisha abantu uburyo bakundana. Couple yabo ko ari intangarugero, ukajyayo. Uri muri abo bantu urusengero rwifuza ko bajya gutanga ubuhamya. Murari bimeze gutyo. Niwe wa mbere postinga amafoto y'urukundo rutagereranywa, ugamije gutesha umutwe abagore badafite abagabo, ngo bereke ko umeze neza kubarusha. Stop. Ariko se urabeshya nde ko ari wowe wibeshya mapere? Uribeshya wowe, ni wowe wibeshya, kuko ni wowe urwara stroke, ni wowe umuvuduko w'amaraso urenga ibipimo, warangiza ukemera gukoreshwa na manipulateur. Uwo nguwo mubana manipulateur, ugakina urukundo rudahari, ugahitamo kuba uwo utari we kugira ngo ushimishe uwo muntu, cyangwa se ushimishe abo hanze, abandi babone kumeze neza. Wowe wibagiwe mabere, wibagiwe, umutima wawe uzabura, wibagiwe, urukwereka abo hanze ko umeze neza. Madamu munepuze, wibagiwe. Stop. Kubera ibyo werekana hanze, nimwebwe mugezweho, mugomba gutanga ubuhamya nko gusengana ko urukundo rwanyu rurashashagirana, kugira ngo mwigishe abantu uburyo bagomba gukundana. Hagarika ibyo bintu birakwangiza, maze ube uriwe. Wite kuri wowe, wite imbere muri wowe, wite imbere yawe, wite ku mutima wawe, wite kuri wowe imbere. Iyo myemerere igutera kwemera kuba utari we, yijugunye kwira kwangiza. Nurwara numara kurwara depression, ugata umutwe cyangwa ugasara, uzajya kuvuga ngo nari ndimo kwereka abantu ngo mbashimisha. Oya, ni wowe ugomba kwitaho. Kandi ubundi ntibizamara kabiri, kuko bigeraho bikakunanira, bigashwanyuka, birakunanira. Umuntu ni umuntu, ntabwo ugomba kuba mu gahinda katarangira. Agahinda katarangira ntabwo ari ko wavukiye. Ugira kwihangana nibyo. Kwihangana ni byiza,
ariko hari ibintu bitihanganirwa. Uzajya umenya gutandukanya kwihangana kutihangana. Wara abagore benshi niko mubayeho ngo no kwihangana kwihangana rumira uceceka ngo niko zubakwa ngo ikindi arya ngo ni kugira gutyaje ndarikibagiwe ngo ntibazi gutandukanya ibyihanganirwa n'ibitihanganirwa ngo kugandukira umuntu uhora gukubita pof remira izinzu zawe ngo kuganduka nguramira no abantu benshi baba mu gahinda gakabije kandi katarangira kubera kubana n'umugome wabigize umwuga. Hari abantu bagome ariko baremye nabo n'uburwayi bakeneye gukira, ni ibikomere bafite, ni ibyo babayemo, niko bameze, ni ikibazo gihari, bakeneye gukira. Les manipulateurs narcissique azakumvisha barangiza bagakoreshwa mu gukina urukundo rudahari. Biragaragaza uko hari ikibazo gikomeye. Ibi bintu byo gukinisha mu rukundo rwiza kandi rudahari bigaragaza ko ufite ikibazo, bigaragaza ko utikunda, bigaragaza ko utifitiye icyizere. Umuntu wikunda, umuntu wifitiye icyizere aba uwo ari we. Iyo hari ikibazo ashaka uburyo gikemuka. Hanze barahari biyerekana ko byose bimeze neza ndetse bagakabya. Ni ibintu bibaho cyane ariko birababaje. Mperutse kubona umuhamya bw'umugore yasobanuye agahinda ke. Nararize arira kugeza burangiye. Umugabo wanjye yambonye ndeba ubuhamya mugabo ati bwari ugiye kurira. Ubuhamya burangiza bw'abagore bababaye yewe wenda ridandarira. Ntabwo byumva rimwe na rimwe. Niyo mpamvu kirangwa amarangamutima iyo ndi kubwira abantu mwiheranwa n'agahinda kakandi kakwica kemera kuva mu gahinda imyaka oya kumva kumenya ubwenge kandi kukemera nabyo bituma nundi kubera ko nta bitarenga iwawe akomeza gakora ibyo bintu. Nutamenya gutanga ibitarengwa azabikora. Ni ngombwa kuvuga uti ibi ngenda byemera bisingena. Voilà. Ni ibintu bibaho cyane ariko birabaje kubisubira bimwe. Ubwo buhamya rero umugabo we nta kintu na kimwe kibi atamukorera, nta na kimwe. Ibi byose byakwisi bimugeraho. Aba mu gahinda gateye ubwoba ariko cyabaje hanze yakina couple yitwa kuri mu rukundo bya bindi bisaza abandi aho basengera ngo nibo babasaba kuza gutanga ubuhamya muri urukundo. Baza kubeshya abantu ariko nta gihe cyashize byose birasandara niko bigenda. Iyo umaze gutyo rero wemera ibyo bintu kubeshya gukina urukundo rudahari ni ikintu kigaragaza ko nta rukundo wigirira ubwawe. Iyo wemera ibintu nk'ibyo, ibintu bibi byose bikakubaho gutyo, nuko nta rukundo wigirira ubwawe. Bituruka kenshi kuri trauma, ku bikomere wagize se mu buzima bwawe. Ugomba kwiyitaho ugakira, maze ukiga kwikunda. Niwikunda nibyo bituma wemera ibitihanganirwa kugira ngo bagukunde mabere. Kubera ko uri umuntu usa n'usabiriza urukundo. Usabiriza urukundo kandi nta muntu usabiriza urukundo. Iyo utikunda uhinduka umuntu usabiriza urukundo abandi. Ukaba uri muri nkeneye undi kwa nkunda gutya, nkeneye kwa mu rukundo, nkeneye kwa magaciro gutya, nkeneye ko umugabo wanjye ambera umuryango kubera ko umuryango wanjye uranyanga cyangwa se nta muryango ngira. Urumva uba ufite ibintu byinshi umutegerejeho kandi adashobora kuguha kuko ni ibintu birenze. Kandi ibyo bintu nibyo bituma wizirika naho bidashoboka kubera ko nyine rwa rukundo utarugira. Hari ibintu byinshi ubura urashaka ko biguha. Uravuga uti nimuva hose ndabikora ugakomeza ukizirika naho bidashoboka. Menya ko umugabo wawe ntashobora kukubera umubyeyi udafite, ntashobora kukubera musaza wawe utagukunda. Ntibishoboka. Ni umugabo wawe ntabwo ari umubyeyi wawe, ntabwo ari musaza wawe. Niba abavandimwe bawe bakwanga, ufite ahandi hantu hagusimbura aba bavandimwe. Ufite Imana egera iyo Mana
cyenda abana umuryango cyangwa se yuko mukemura ibyo bibazo mufitanye ariko wibwira umugabo ngo akubera musaza wawe wisa umugabo ngo akubera no ni ibintu bidashoboka ntibishoboka nashaka guha rwa rukundo umuvandimwe yago urukundo agukunda n'urw'umuvandimwe yagukunda cyangwa umubyeyi wawe biratandukanye ni inkundo zitandukanye cyo ni ikintu abamama benshi bakunda kuvuga ashatse umugabo yambera umuryango kugira mbere iki n'iki ngo none yarampemukiye urumva ibyo bintu wagiye ufite muri wowe ntiyashoboye kubiguha ugasanga rero bituma nyine urumwe rw'umubuza n'amahoro rimwe na rimwe ugomba kubimenya menya ko ibintu byose bibera imbere muri wowe ntushobora kubeshya ubwonko bwawe maze uhagarike kwiruka ku muntu hagarika kwiruka ku muntu no gukina filime y'ibidahari urabikina ariko mu bwonko birimo ntabwo ubwonko wawe weshya byanze bikunze hari ikintu kiza nukomeza kubikina uzarwara nyine izo stroke zaza depression zaza ubuzima butangirira kubera kuri kumwe n'umugabo cyangwa kumwe n'umugore kandi ubuzima bwawe n'umunezero wawe ntibushingiye kuri we ntibishingiye ku mugore wawe ntibishingiye ku mugabo wawe ntibishingiye ku byo ufite ntibishingiye ku byo wagezeho umukundo wigirira icyizere cyawe gishingiye muri wowe imbere wowe imbere ntabwo rushingiye ku bintu nta nubwo rushingiye ko abantu bagukunda ntibishingiye ko abantu bava kuri umuntu ukomeye oya bituruka imbere muri wowe bituruka imbere muri wowe byose bigomba gushingira kuri wowe ni ngombwa cyane tugomba kumenya kwikunda bihagije uburyo dusohoka muri nkeneye undi ko nkunda gutya nkeneye ko amagaciro nkeneye umukunzi wanjye nkeneye iki shaka umuntu nkunda maze ukareka ibintu ukabireka shaka umuntu nkunda usanga abantu ni naho hava kwa kuntu ubaho undi ukamubuza n'amahoro mugenzi wawe yajya aha ukamubuza amahoro telefone ye uyirimo kubera iki uri kwiruka urukundo rurarureka rukizana kandi nyine nabwiye ko urukundo rurasangirwa kandi rukunda umutuzo ni ibintu ugomba kumenya noneho ugatuza wamara gutuza ukareka ibintu bikaza bikugana utabyirukaho niho uzabona umuntu mwiza ukwiranye nawe kandi niyo aje ntakubaniye neza ni wowe ushinzwe kwirinda ko iyo wikunda ubu si byo ugomba gukora naho iyo urwirukaho uba winjiye mu mbaraga zo kubura burya ni ukuvuga ngo ntabwo umeze neza icyo gihe nicyo gituma utagira utamenya kwigobotora iyo bitameze neza iyo bimeze nabi ubwo birakunanira kwigobotora ugasanga uri kwizirika ku muntu utagukunda ndetse iyo umuntu atagukunda bigeraho akabona uramutera umujinya burya iyo ukunda umuntu utagukunda umutera umujinya noneho icyo gihe ntabwo urangamiye ubwiza bw'ubuzima kubera ko watwaye umukuburo ndashaka urukundo ubwiza bw'ubuzima ntabwo bureba n'ibyo tubufitemo byose urumva ugasanga ntubirebe ntabwo birangamiye noneho bigatuma utamera neza kandi ibyiza by'ubuzima ibyo tubufitemo nibyo bituma tumererwa neza ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kumenya ntushobora guhabwa urukundo n'umuntu utagukunda rwose ubimenye ugomba kwiga mbere na mbere kubana neza nawe ubwawe tukumva tumeze neza muri twe ubwacu ukumva umeze neza wowe muri wowe mbere na mbere ugomba kumva umeze neza muri wowe wikunda wizera wuzuye ibyo nibyo nyuma bizadufasha kugirana umubano mwiza n'undi muntu ntitwizirike igihe bitanameze neza kandi icyo gihe tuzabana neza rwose niho bihera kuri twebwe iyo tumeze neza tugira umubano mwiza n'abandi ntibivuga ko utagira ibyo wihanganira ariko hari ibitihanganirwa kuba kwimenya wowe urabizi ibitihanganirwa kuba kwimenya uvuga ngo uri mu gahinda katarangira imyaka 10 mu gahinda karangije ibyo ni ibiki ntabwo ari byo ubwisanzure wifitemo ayo mahoro wiyumvamo nibyo uzashima ku mukunzi wawe iyo wabigenze gutyo uba ufite ubwo bwisanzure uba ufite ayo mahoro none nawe ayo mahoro uzashima uzasanga n'umukunzi wawe ari kimwe nawe afite ayo mahoro ko nawe niba yikunda ntuzabishima nyine bitume muhuze nibyo uzashima ku mukunzi kuko nawe urabifite noneho uzabimuha kuko urabifite muri wowe ni ngombwa cyane kumenya kumva tumeze neza ntitube mu buzima bwo gutegereza noneho tukareka
ubuzima bukatuzanira ibyo twifuza, nicyo kintu cy'ingenzi. Tukareka ubuzima bukatuzanira ibyo twifuza, niko bigenda. Icyo gihe niho tumerwa neza, ni nabyo bidufasha. Icyo ni ikintu ugomba kumva cyane, tugahagarara ku rukundo. Abantu biruka ku rukundo barababara cyane, barababara kandi ntibigobotore. Mwabyumvise, ikintu gikomeye mugomba kumenya. Munakoze rero, ni ibintu nari mfite byo kubaganiriza uyu munsi. Mugire ibihe byiza, nawe utaha ku yindi video. Yari Lady Jane, ubakunda cyane. Bye bye.